Iyo bavuze Yago mu isi y'imyidagaduro mpita numva umwicanyi kuko ibintu yakoreye umwana w'i Rusizi ntago bisanzwe. Yago yasezeranyije uno mwana ko azamufasha ariko ntiyabikora n'urwo yari afite ahubwo aratumurya. Mwumva indirimbo uno mwana yakoreye Yago. Primo birande mu matwi ibyo wankoreye Yago birande mu matwi. Primo birande mu matwi ibyo wankoreye Yago birande mu matwi. Abijya binde mu matwi ibyo yankoreye Yago birande mu matwi. Abijya binde mu matwi ibyo yankoreye Yago birande mu matwi. Abijya binde mu matwi ibyo yankoreye Yago birande mu matwi. Nyamara yagera imbere ya kamera akigira umwana mwiza. Umva ibintu yari imbere ya kamera yivugisha. Ngewe Yago sinigeze ndobanura abanyarwanda, sinigeze mvuga ngo uyu ni uwo muri ubu bwoko. Nafashije umunyarwanda, nakoze iki, nahemukiye iki ku buryo mwishyira hamwe mugashaka kunyica? Nyuma yo kwica uruhagaze uno mwana ari gushaka no guhirika bamwe mu bakomeye bari muri industry. Ibyo byoho ntago bizamushobokera kuko bamwe muri bo bamurusha izina. Ese koko mubona Yago barashatse kumwica cyangwa ahubwo we niwe washatse kubica? Uyu mwana Yago yishe urubozo gutya yitwa Tofa, mugende mumushyigikire kuri YouTube, afiteho n'izindi ndirimbo nyinshi.